Nese nzovu iyo umuntu akanze kuri kariya kazogera ni icyo abona abonaho abantu benshi bakwikana hari akantu iyo wakanze ukazogera ubona icyo bita notification isubiremo notification ngo babona ibyo bita ngene nzi ko babona abantu benshi ariko ngo babona ibyo bita notification afite n'inshuti ze zabaye akamwana za GTAF yize gukora inkweto gusa wamuzana akiga no gukora ikawa kugira ngo nige kudoda inkweto kuba kwijombagura ranshinge naza kwiga gukora ikawa reka bigusobanurire rero GTAF n'umugera ubimusobanurire sibyo ngo musobanurire Zoruvuga ngo ni Integrated Barista Training Center. Integrated tuvuga ngo ni ubumenyi bwagutse ariko bwose bufungiye ku gihingwa cya kawa. Harimo kuyihinga, harimo kuyikaranga, harimo kuyisogongera, harimo kwishakira amasoko, mbese iryo huriro ryose rikomatanyije. Noneho barista rero nawe ni wa muntu wa nyuma uri hagati y'umuhinzi akaba hagati n'umuntu w'ingo. Integrated Barista Training Center. Ni ikigo cyigisha ibyerekeye gukora ikawa kwisogongera rwose ntimuzongeye kuvuga ngo uririrwa uzenguruka mu mujyi wa Kigali iyo wambaye agakweto ka congo ngo wabuze akazi ngwino wige kuri uyu mama wihangira umurimo ese mabuja wawe ntabwo wamubonye afite ikibuno cya Mukaruja tumuzane muri kamera se bamubone nimba zambo nese kubeshye katari kameze nge sinjya mpomora zaho ngafite reba bakunzi ba Egret TV turabasuhuje aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali namwe kandi ba diaspora mudukurikirana tubahaye ikaze mu kiganiro uyu munsi nkuko mutubona nanone tugarukanye n'umutumirwa wacu mukunda cyane ngira ngo aze kubibwira ariko agashya hari akantu afite turaza kugira nzovu aze kuza ukadusomera turebe akariko reka ariko abanza bibwire mubanze mumenye nzovu tugwaye ikaze hano mwese ntago munzi abavuze ngo mu mpande zose z'u Rwanda ngo tubone gusuhuza abo mu majyaruguru abo mu majyepfo burasirazuba niburengera bwabyo hahandi bibagiwe se abanyarwanda ubundi ngo hiyongeraho ngo indi ntara y'abadiaspora bafite inshuti nyinshi iyo Texas basuhuze vuga amazina yabo basuhuze naho baherereye amazina yabo rwose naho baherereye basuhuza umugabo nkunda cyane bita Nzeko Mugisha mbona no gusuhuza n'undi ariko ubu ari hano i Kigali bamwita John John mbanje kugusuhuza John yamvanye inkweto muri Amerika ndagusuhuje cyane ariko ari i Kigali n'abandi bose bari iyo gihera rwose ndabasuhuje n'abandi nibagiwe amazina yabo ntibarakare kuko mbahoza ku mutima Imana ihora iturindira abadiaspora b'abanyarwanda bari mu mpande zose z'isi yego uzi agashya ngo ahantu hose ku isi ntushobora kuhabura umunyarwanda ntabwo wamubura ntibibaho abanyarwanda bamenya gucengera bashakisha ubuzima nk'uko nawe ubuhiga hanyuma nzovu tuguhaye ikaze hano kuri Egret ngira ngo wamaze kuba umusangwa Egret TV uyu munsi rero mbona no gusuhuza abayikunda icyo dushaka na abasub share na comment mutibagiye gukanda kuri yanzogera kugira ngo mujye mubona notification bajye babona abakunzi banzovu mwese iyo tubica no muyikurikirana nese nzovu iyo umuntu akanze kuri kariya kazogera ni icyo abona abonaho abantu benshi bakwikana hari akantu iyo wakanze ukazogera ubona icyo bita notification isubiremo notification ngo babona ibyo bita ngene nzi ko babona abantu benshi ariko ngo babona ibyo bita notification avuga notification ariko kuri tubicanye yanyu ntabwo turimo kwigisha ngo menye kubivuga oya bimenye kugira umuntu ajya kanda kuri kara kazogera
oya ariko bimenye hano none se wava utabimenye hano ikintu muzi kwigisha ni ugukora ikawa none mbonye agashyashya namenyereye nanjye nkunda Knowless hari ahantu njya bakakwakiriza Knowless bakama ikawa ariko ishyushye ngewe kuko ndi umusaza w'imyaka 52 namenyere guhuha mu matasi nk'abana cyangwa niba ufite umugore baguhoreze ariko aba nabemeye bafite agakawa gakonje. Hanyuma Nzovu, hano ni kuri Integrated Barista Center Training Center hano Kimironko, niho uyu munsi nifuje ko turi buze kuganirira. Baguhaye n'agakawa keza, ndagira ngo umuntu utari kubona kuri kamera kuri aho gakombo ufite musomere. Hano handitse iki? Turakeye mu gihe cy'izuba muri sama. Mwebwe mushaka nkuko mujya mu tubari mukanywa mitsingi konje, amanores akonje, amazi akonje, agafata gakonje kubera izuba. Nawe ushatse waza hano bakaguha agakawa gakonje kakakugera ku mutima. Ariko n'izindi zisanzwe zirahari, n'izishyushye barazifite. Impamvu ngewe nahisemo agakawa gakonje, ngewe ibintu bishyushye, ngewe ndi umusaza sinjya mbasha guhuha mu gikombe. Ese nta wakwibaza niba atari Knowless wasutsemo Nzovu, cameraman aze kubigaragaza kugira ngo atazagira. Knowless ifite icyapa cya Bralirwa, dore icyapa. Nzovu dusomere hano hantu. Umuntu wese ushaka kuza kugana kuri Integrated Barista Training Center hano Kimironko musomere hano handitse ngo iki? Handitse ngo Integrated Barista. Ko bitano na kipe bita Barisa. Oya gasome neza, gasome neza. Abakunzi ba Barisa hano ariko bamwitira amase. Oya dusomere neza hano handitse ngo iki? Handitse Integrated. Oya dusomere neza. Integrated Barista Training uri kuvuga training man. Ni training. Vuga training center. Integrated training konzi ko ari ubutraining abantu. Barabatraininga nabyo ndaza kubigusobanurira. Ese mabuja wawe ntabwo wamubonye? Afite ikibuno cya Mukaruja. Tumuzane muri kamera se bamubone? Nimba zambo. Nese kubeshye katari kameze. Nge sinjya mpomora zaho. Ngafite reba. Ariko ngwino muri kamera namusomere hano kuhasoma byamunaniye. Ihangano z'umusomere rwose. Zani taburiye umusomere kuko kuhasoma byamunaniye. Nzovu, impamvu bavugaga ngo hano handitsemo training, hano nubwo bakora ikawa ariko bigisha gukora ikawa. Sibyo? Ni ikawa gusa se. Abindi bashaka kwigisha. Ibindi reka nawe aze abisobanure. Kuko barangenda shaka no kuzaza kwiga. No, nawe ushaka kuzaza kwiga? Reka nze uramubeshye ngangana nka Mukarujanga. Reka tuze tumwereka abakunzi ba Igrete urebe. Abaya wicareho gato umusobanurire. Ubundi tugenda dukomezanye ikiganiro. Niko Nzovu. Aha hantu suri kuhabona ute? Cyane sawa. Urabona hari n'ibiti by'ikawa. Ntabwo ni ibintu bakora umwimerere. Bo bafite n'ikawa wanayibonye n'ikawa kihinze hano itangiye kuraba. Ubu nitukura bazayisarura bayigire bate bayijyane mu nganda. Ngaho wamubonye boss wa Integrated, urabona ngana na Mukarujanga ateye ubusamba. Ako Nzovu nta kindi kikugenze. Akagakawa nashishikarizaga abantu none turi mu gihe cy'izuba, imvura ntago iragwa, niyo mpamvu rero abura kuzuba abantu bashaka akantu gakonje kakabagera ku mutima. None se uvuze abashaka gakonje mu gitondo hari ubukonje nta gashyushye kabaga? Agashyushye nako muragafite. Kakandi kaba kakamwoto. Ngaho reka gusomere hahandi rero. Ikawa ukuntu yitwa Cold Brew. Cold Brew. Oya imubwira ayisubiremo neza Nzovu yivuge neza. Yitwa Cold Brew. Cold Brew. Cold Brew. Nikawa iba yakozwe mu masaha 18. Urumva ko irengetse. Muyikora 18 ikozwe. Muyikoze.
ikawa n'amazi biba biri kumwe bikamara amasaha 18. amasaha 18 ubwo umunsi ugira amasaha 12 mugafata nijoro ukongera andi masaha 6 ubwo nimba uyitangiye mu gitondo ufata wa munsi wose ugafata nijoro utararyama ukikurikirana ubwo ishya muri saa 7 z'ijoro warangiza ukayiyungurura urumva itaryoshye kurusha rwa kera bitaga inkangaza cyangwa umuhama iyo bawuvangaga n'ubuki washoboraga kuwutara icyumweru kugira ngo ubuhiye none se nzovu hari ibintu asomye hariya biramunanira bimusomere none hari akajambo ashoboyemo kitwa training unabimusobanurire ko atari training ari training ari base aba bantu baranigisha bimusobanurire neza Zobereka mbigusobanura kugira ngo nuza kwiga sibyo afite n'inshuti ze zabaye akamwana za GTAF yize gukora inkweto gusa wamuzana akiga no gukora ikawa kugira ngo nige kudoda inkweto kuba kwijombagura nashinge naza kwiga gukora ikawa reka bigusobanurire rero GTAF n'umugeraho bimusobanurire sibyo ngo musobanurire Zoruvuga ngo ni Integrated Barista Training Center. Integrated tuvuga ngo ni ubumenyi bwagutse ariko bwose bushingiye ku gihingwa cya kawa. Harimo kuyihinga, harimo kuyikaranga, harimo kuyisogongera, harimo kwishakira amasoko, mbese iryo huriro ryose rikomatanyije. Noneho barista rero nawe ni wa muntu wa nyuma uri hagati y'umuhinzi akaba hagati n'umuntu yinywa. Mbese nivuga ngo barista ari hagati ya wa muntu uri kuri koperative umurimo mu cyaro akaba nawe n'umuhuzi. Noneho akamenya kubungabunga bwa bwiza n'umwimerere wa kawa mu gikombe. Sibyo? Noneho rero training ni uguhugura. Uribuka ko gahunda ya leta yacu ari uguhugura abantu tukabigisha imirimo ngiro sibyo kugira ngo babone imirimo ku buryo bwihuse. Ikindi cya kabiri kugira ngo bashobore kwihangira umurimo uzabateza imbere kandi ugateza imbere n'abandi. Noneho centre rero iyi centre ureba hano ni ikigo. Ni ikigo nsanzwe nzi ko ari ikigo ariko bura ni byiza nka byandikira umuturage yabaga afite inkoko inkoko igatera amagi agatajya kuyagurisha ku isoko kandi umwana wiwe akeneye kurya igira imwe ku munsi ariko umuturage igihe tugezemo kubera igihugu cyacu cyageze mu iterambere umuturage ahinga ikawa yamara kuyihinga akayijyana ku isoko ikanyura mu nganda ikajya gute nawe akaba yakwitekera rega si na ngombwa n'izi nganda zibigira ntega n'umuturage ashaka kugura ifu y'ikawa akaba yashaka amazi ashyushye niyo mpamvu mwebwe mushyiraho ikigo kibyigisha umuntu waje hano akiga gukora ikawa cyangwa kuyiteka nk'uko wavuze ngo ni mu masaha 18 n'umuturage ari we mu rugo nawe yabyikorera yaranyuze hano kwiga noneho rero niyo mpamvu nanjye nzovu nanjye hangangiye kuwa kanga ndavana unyanditse nzaze kubyiga oya nibyo uzaza kwiga nzovu utabeshye nzaza none zikawa uzayihuza na Knowless birukundi cyangwa uhisemo kujya winywera agakawa gakonje inzoga zirasindisha inzoga zirahombye cyane iyo ugeze mu kabari hari ukuntu ugura Knowless umuntu akakugabira inka ntayafite ugasanga uraye mu kabari unywere 50,000 urugo rwawe rurakenye ariko wibereye iwawe ukanywa ikawa uzi kuyikorera waraje kubyigira muri iki kigo nicayeho imbere ya kamera nta n'amafaranga 3,000 wakoresha yego ubwo ufashe umwanzuro kuza kwiga rero kwiga kugira ngo nanjye nzabishishikarize hari ikibazo wabaza uyu muyobozi ngo tumubohore asubire mu kazi dukomeze twiganirire ikibazo namubaza mbese nk'abanyeshuri iyo baje kuri iki kigo cyanyu mbese amafaranga bishyura ngaho amafaranga ni 300 mu gihe kingana gite ikizami cya pratique n'ikizamini cya theory 300 mu mezi 3 ubwo se yabaye umuswa arasibira y'amafaranga kunya katanga erega hariho umuntu utazi gufata wasanga umbwiye yuko gukora
iyi kawa bisaba amasaha 18 kugira ngo ibihiye neza. we ashobora kutayicunga neza yenda muri ayo masaha agasinzira ugasanga irengeje igihe, cyangwa ugasanga yibeshya amasaha ayikuyeho ifite amasaha 16. ugasanga mbese umuntu uje kwisogongera hano ntifite ireme nka ya yindi yahiriye mu masaha 18. bikaba ngombwa yuko umwarimu wiwe amwimye amanota agasibira. hano murasibiza? oya, anga ntabwo dusibiza, nta nubwo tugira abasibira, ariko hari nk'ibizamini bya teori byo kwandika, sibyo? nuvuga ngo cya kizamini yagitsinzwe akora revision agasubiramo, ariko mu by'ukuri n'ibyo mu ngiro ntabwo dusibiza. icyo dukora no kumufasha kugira ngo asubire muri bya gisana. Kibazo mubajije kugira ngo uhite wisubira. Uyu munyeshuri ni umuhanga. Ikibazo ngiye kukubaza ugasubira kuri bara abanyeshuri urimo kwigisha, ugacunga barimo gukopera, bari mu bizamini. none ndakubajije muri amezi 3 biga ukwezi ku 300. ese iyo ufite umwana w'umuhanga akabikurikirana avamo igihe abandi biga amezi 3 akiga ukwezi kumwe n'igice y'amafaranga agatanga 150 murabyemera kubera ubwenge bwiwe no kurinda ngo amare y'amezi 3? niryo tegeko? oya, ntabwo ari itegeko, ahubwo ni standard no gitanga niryo fatizo, sibyo? ikindi ntabwo ashobora kwiga ngo yiga wenda icyumweru cyangwa ibyumweru abarangije ya program yose, gahunda yose, kuko no kuvuga ngo tugira icyo bita scheme of work. Scheme of work bisobanura iki? no kuvuga ngo gahunda y'imyigishirize of work. ngize ngo avuze ngo fucking ngize ngo aranutse. ni gahunda y'imyigishirize. kuwa mbere wenda itariki ya mbere wenda z'ukwezi kunuko amasaha ya nayazigibi, kuwa kabiri yo niyo scheme of work, sibyo? noneho tukagira n'icyo bita ngo ni daily class, mu Kinyarwanda bita ngo class diary. nuvuga ngo umwarimu arategura isomo, ategura ibyo umunyeshuri bwiga uyu munsi, narangiza kuri na evaluation ahita ategura n'ibyo azigishije akurikije ya evaluation yakoze. ubwo se bivuze ngo iryo somo ry'umunsi wariteguye muri evaluation ugasanga wenda ntibabimenye, urongera ukarisubiramo? urongera ukabasubiriramo. Okay, niyo mpamvu nta muswa nyine ugomba kuhaba. Zavasobanukiwe rero tubwire abanyarwanda mwese ndende bajya bavuga ngo mwihangire imirimo. Yego, hari amahoteli abakeneye abanyeshuri banje kwiga, bazi gukora ikawa y'umwimerere imeze neza, n'ibindi. mugane iki kigo cyitwa ngo ikinzovu, cyitwa ngo Integrated Barista Training Center. ni ikigo cyigisha ibyerekeye gukora ikawa, kwisogongera rwose. ntimuzongeye kuvuga ngo uririrwa uzenguruka mu mujyi wa Kigali iyo wambaye agakoto ka congo ngo wabuze akazi. ngwino wige kuri uyu mama wihangira umurimo. ni amezi 3 n'ibihumbi 300. amahoteli agatangira akagukenera, hari convention n'ahandi na za Mirikorine. ejo bundi ushobora gutanga 300 hano. ibyo 300 watanze amafaranga y'ishuri ugahita uyagaruza mu kwezi kumwe. hanyuma Nzovu, reka tumushimire umubyeyi. mama wacu ntugasaze ibiri imbere, komeza kuko ubumenyi bwawe utangire ubusogongeze ku rubyiruko. ejo n'ejo bundi uzaba wacomotse, ugire azacomoka jyahise azaba yacomotse yigendeye, ashobora no kujya muri Amerika. rego ashobora no kujya kwigisha abanyeshuri b'abazungu muri Amerika, nabo akabigisha gukora ikawa y'umwimerere, abazungu nabo bakayisoma. mama umunyeshuri ni umuhanga cyane kuko yakomoje no ku bahinzi. avuga ati nk'abahinzi bazayinywa bate, biroroshye n'iki. abahinzi tubigisha kunywa ikawa yabo, sibyo? kuko kera bizi ko bahingaga bakagurisha gusa, ariko tugiramo isomo
ry'abahinzi kubigisha kuyitegura kuyikaranga mu rugo bagakoresha urujyo ibikoresho bafite nyine bya buri munsi bakamenya kuyisekura mu isekuru bagafata akayaga ariko bantigigira ikibazo nimba ikaranze ntishobora gushirira ikanuka nk'ibijumba bya kera bitaga batamu iyo byashirira cya kijumba nacyo cyararyoha ni ikawa yanyu iramutse ishirireho gatoya sibyo byiza rero iriya kawa nyine wumva harimo mbatama muri iki gihe byitwa ngo ni karameri ntabwo bikira nyine bifitemo uburyohe bwa karameri mu bapadiri abakarameri ugiye kwita na ukarisiti karameri n'isukari karanze bikira maraba ntiyasogongeye ku ikawa nawe yasogongeye so bakamenya kuyisekurira bakayiyungurura bagateka bakanywa hanyuma mama turagushimiye murakoze cyane komeze mugire imirimo myiza twishimiye Nzovu mama wacu wasubira mu masomo niyo ntebe yageze genda wigisha abanyeshuri batazasibira dukurire iyo ntebe ariko bambwiye ngo Nzovu arabasuhuje hanyuma rero Nzovu wamfura wereka dukomeze wiyemeje ngo uje kwiga uzabishobora ushaje oya ega buriya batubwira ko nubwo wasaza wasubira mu ishuri ariko ngewe nese Nzovu ufashe umwanzuro wo kwiga cyangwa ntibyarende sinzigana n'abana mbyara kuko imvi nigana n'aba none se wagira mu mwembe ubwenge nabuze nyiri mutoya koko nzabumenya inshaje ase Nzovu uzi ko nta muntu wabona ko ushaje nibamanure hasi bareba ukuntu yambaye n'umusore wigenda bene dufashe garagaza yambaye umuhondo haryo fana ariko wambaye amavubi uyu munsi ngendiriye sport kwa mbona wambaye amavubi se si ikipe y'igihugu mufashe se ako kantu kajyana gato reka mbe nkuterekeye hano ntacyo kukaba ntuze kukamena ariko wagira ngo yanakunaniye reba igihe wayihereye ikaba cyose bari kuguhamagara se ndi mu kiganiro nawe mu kanya urinde urashaka gusogongera ku ikawa y'u Rwanda ninde nayiti ndaguhamagara nayiti ariko nagushishikariza kuza hari ahantu ndi bakora mubwiraze tumuha ikawa mubwiraze tumugurire ikawa hano sawa nayiti we hanyuma Nzovu ukurikije ibintu wumvise ni mu nshuti zawe ni iyihe uragira inama yo kuza kuba yakwiga inshuti zanjye nagira inama ziri hafi yanjye ni Akamwana na madamu we Dusabe ese Akamwana yabishobora mbwira bwo jita afungwa kunda mu karu naze nono yige ibintu byitwa ikawa ajya yinywera ajya anywa ikawa agabanye mu karu kandi mu karu yabinywaga byonyine wa azanywa agakawa agira gute bamwigishe hano ku iki kigo ajya amenya kuyikora bose Nzovu mu kanya uyu mumama aje hari akantu ukomojeho uravuga ngo ateye ubusambo uracyakunda kubomora ushaje ko oya ngejeje igihe ugejeje igihe cyo kubikora unarabiretse kuko ngiye gusubirana mama w'abana mugiye gusubirana wawe se kutamusuhuje mu bantu wasuhuje oya barimo kunkurikirana kuko akora hari wifi internet ibintu byose birapanze none se akorera he akorera mu ntara oya akorera ni Kigali Kanombe wamuzanye se hano tukamusabira promotion bakamwigisha gukora ikawa uri kumva ariko mbone kuko akora muri hoteli naze tumusabe promotion yige kuva ari umugore wanjye n'amafaranga babihumbi 300 ntabyo bazamwaka noneho ikindi turasaba mu badiaspora badukurikirana banagukunda baguha amafaranga ushinge ikawa hari post ujye ukora ikawa abantu bose baze bayinywe uhite kwa Nzovu ubwo se ndamutse Coffee Nzovu ndamutse nyishinze Sodoma no Gashyekero ziranda ntizayinywa nta mafaranga wahita ngo iki Nzovu Coffee Shop wahita ngo iki nahita Nzovu Coffee Shop bahamubwire rero azaze hano tumusabire azaze ngeze ko njye umuyobora njye ari telefone nayo yahise imeneka se nta telefone bakuguriye wayishyize ariko irahari none se ndagira ngo tuvugane ejo bundi nabonye Jitafari muri Gens mwari kumwe ntabwo nari ndi kumwe kuko natwe dufite ikiraka cyo kuzenguruka intara twamamaza turubo muri kwamamaza turubo
kuwa gatanu twari turi i Musanze, mu cyumweru kindi twari Butare, mu iki cyumweru tuzajya Nyagatare. Icyo kiraku gifite ninde ni Merci. Merci niwe ugifite. Ariko muri gukorana muri ntuza ya Genzi se? Nyine ni Turbo. Ni Turbo muri kwamamaza. Urumva mufite amafaranga menshi rero? Aha. Akabaye untama gakombe k'ikawa. Nasigiye mu ntara ugiye kigatashize. Nisu yamazami cyangwa ubona indangamirwa zo mu ntara ugahita uvuga ati oya nazo nkijyamo narazikatiye ndashaka gusubirana mu mama w'abana. Urashaka gusubirana mu mama w'abana? Ubu niyo gahunda ihari. None se ahubwo zigiye kwicwa n'inzara. Zaryaga amafaranga yawe. Ikofi yanzo. None inzara igiye kuzihubura. Aha giyeho rero. None se Nzovu ntago uzakomeza kuba kwa ntuza ya ni Manuel wa mugabo wari ugucumbikiye? Ntari urana umuvandimwe nzakomeza kuba ngenza hava insubanye n'umugore wanjye. Rero mu minsi yashize wagize uti Nyamabondo twaratandukanye. Ejo bundi ngiye kubona mbona muri kumwe mu kiganiro kuri Exrage. Erega buriya ntazibana zidakomanya amahembe. Wow. Mu gihe iyo muri abantu b'abagabo mugasana imbabazi mukongera mugakora nta rwango nta wundi ufite urwango. Nzovu ndifuza kubabona ubona Nyamabondo. Nimero ifite ngo mumpamagarire aze hano. Nimero ntabwo nyize mu mutwe. Ntabwo yize mu mutwe? Ndetse muri telefone yawe nta nifitemo. Ubu nta mayinite mfite akakanya muhamagara. Ariko uraza kuyima nzamuhamagare kuko biranshimishije rwose. Cyangwa se kubera utatashye ubukwe bwe byakunda ngo ubipange tuzajye kumusura. Gutaha ubukwe bw'umuntu wabujije n'inshuti zawe kujyayo urabyibuka? Si ku itegeko. Sibyo? Nanjye mba nta muntu nzatahira ubukwe nanjye ubwanjye ntazabutaha. None se niba mwariyunze umuntu ntiyamusura ko n'ubukwe bwarangiye? Uyu namusura hagira gute kiriya gihe hari harimo umubano ntabwo wari mwiza hagati yanjye nawe. Nabonye na Gitafu yarasubiranye na Noheli. Bari abantu njye sinjya mbatinda kuko uramutse ubatinzeho urimo kubazamura. Wari kubazamura ariko ari byo niyo mpamvu reka tubihorere. Hanyuma Nzovu rero reka tugane ku musozo tuzongera ubutaha. Turagushimiye kuba waje kuganira natwe kuri Egret TV. Ubutanza abandi umusango. Ariko n'ubundi umaze kuhamenyera. Nta kibazo. Bye bye. Sawa sawa.